Mana yanjye nizo kugira ngo ndona ranatirimuga situvuye mu bururu ryamye byutse ute Mbese ubwo ugiye hehe wambabariye kugasubira ndagukundaga none se kuba unkunda bivuze ngo uje rwinyiruka inyuma nyuma numva buri saha n'umunota twahora turi kumwe none se nyine ibyo bintu numva bizakunda kandi muranga ni kukubwira ntiwijuraje hano hanze n'inyoni cana hano batazakubona ku matako waje kenyera cyagitenye nakugura ukamana yarumbi yanazanye ku isoko ibitenge kuri iyi generation ndimo ibitenge muri viziyo ibitenge ni ibyo nturi umugore kuba ndi umugore reka nkubwire umugore ntabwo nsonye kwirwa mu bitenge ndi umugore yego ndabyemera kandi nkora inshingano zanjye nk'umugore mu rugo ako kuba najya hanze meze uko nshaka ikintu bitwaye nge rero kamwereke ntabwo nshaka uzasubire no ku muhanda ugiye kugura inyanya reka ndaje kubizana byose reka nkubwire babarira witangira ndagusirimuye ngukuye mu nzu y'ibyondo nkushyize mu nzu nziza urashaka ko nirwo meze nk'abagore nirwo mbona mu mirima bahinga birukanka bararushye njyewe nimba atari ubwo buzima nandemeye ndagukundaga rero okay nta kibazo sawa sharing usura mu nzu sibyo tugende mu nzu sibyo ngwino oya nyine genda mu nzu nshaka kukureba ubino binimaje kuba too much uswagira ngo ngende uruhinja oya uri umugore wanjye none se ko umugore wawe ngiye nigeze mvuga ko nabaye intangamuntu yawe singutekere iki ndateka ninza we genda ugiye he ndanze ntabwo nshaka nguva ahangaha guma ugiye ndiye reka nkubare urugo rwa mbere gereza ugiye ngo nje kubikuzanira bwira ibintu ushaka ngiyemo ntabwo ari ngombwa ko ubinjiramo ubu na gahunda z'abagore zose nzajya nkubwira ngo zijyemo ni ibiki ugiyemo babarira ntabwo mbishaka ngo uremeye Usi wanga mbwira ibintu ugiye kugura ndende kubikura oya we no anyusaye baba unyuza Mane, you want very come. Uzakugire nti. Ubu gahunda no kunyizirikaho, nyine ndagukundaga. Erega kunkuda ndabyumva. Nese abantu bakunda abandi birugo babiruka. Undi muntu wabona ufite umugore usa gukina haninde. Arerere. Nuko wagira uti nubwo hateka ibuye rigasha ayi uruviyo. Nagukonje nunda gukonja. Ma ikizakura. Reka nkubwize ukuri ibi bintu ndabihaze. Ndamanuka nkazamuka nkasanga wankurikiye. Nagira okay, ubwo nimba ngaho kumaho noneho nigende byaho naringiye. Ujehe? Nijyaho naringiye. Ni he? Hambwira ndendaje n'izina ry'Imana. Ni he? Wagiye ubabarira ko. Nje hambwire ndashaye. Hambwire pe ndajaye. Barujya kugura iki? Nese niko kwanga ahantu hose ngiye njyana nawe. Wowe ka ahantu njyana nawe. Nuko ngiye ntagukunda. Mama zabure nyoko. Uvuye iruhande rwanjye. Nakaje bundi bandangiye akazi. Nje gukora muri puputeri. Mbere n'indi diregiteri y'ikigo nuko ni narabiguhisha. Nahise nkavamo. Ukimara kunyemerera. Oya base bashaka nahembwaga 300 ku kwezi. Nabwindi. None wanyizeho wabaye ifoto yanjye wabaye rankamuri yanjye ngomba kujya ngenda nawe ngiye hose. Yawe data we. Mukorewa. Hagwa n'umuntu. Uramenye. Kush agamasaza. Nisazi yari kugiye. Babara katusubire mu rugo gende mu rugo. Mu rugo. Mu rugo. N'abadamu inshuti yanjye nibajye biruka bambonana nawe bazatekereza mu cyo. Kufite umugabo. Bose abagabo birukaho. Ubwo nibigore bibi. Are. Wewe.
wambabari ugasubira mu rugo wambabari ugasubira mu rugo ntuya mu rugo njye gukora yiki ubu ngubu okay tujyane muri bridal shower tujyane muri bridal shower none nibyo ushaka ngiye muri bridal shower kandi nta bagabo bajya bagiye wagiye abagore gusa wambabariye ye mwiriwe muraho neza yego meze neza komera yewe Yohana have suta komera Yohana agaranye ni hano muraho neza komera Yohana shamwise komera urugendo kwagera muraho muraho mukomere yego muraho mata uraho yego Yohana namuntu ngomba kuramutsa umugore wawe nawe yamwigire usto mukomere amakuru ki ye bimeze bite ndaho none se uyu mugore wawe kwamugize ambe ngiye ho gatoya nari ubwo musaze ruri twari tugiye no tuntu twari turi kuvugana ariko mwari mumeze neza sawa ngaho ubwo gahunda turazikurikira ese gerekwa ubundi umuntu agera igware asari mufite ikihe kibazo cyangwa mufite icyo murimo kudukira ande kubona umugore wawe se tuka mu maso akagira gute nta kibazo agerekwa komera Yohana none se makuru kiyewe Yohana ufite ikibazo bimeze bite ese kudashaka ko tumugora w'umugore ngo tumusuhuze ego kumpepe wamushubuja gerekwa ye Yohana umva nkubwire yego nawe ngiye burakabije iki banza umva se nyire nkubwire ndakuza wa mugabo we ndakuza Yohana patiye ibintu Yohana mukakubira umva ariko banza wumve ntukajye wikura mu bagabo hano tugiye na mwarabu usibye kumutereta uri gushoreranye n'umugore uzaha uburenganzira ryari umugore waje ahantu mwaye mugiye hano twari tugiye habaye yiki inzoga se muje kunywa nibyo ngaya nimwigendere mfite icyaka ariko none se reka kutukuba hose ubeno ariko tujya ndakuza ariko buretse tugutembere dushaka gusohokana ngo tugiye kureba kandi bafata yipfirija ape ubwo sisi zanzagwa none gwino hano banze wumve zanzagwa ziki urabona tukiri abantu bamwe nzagwa Yohana yaratwiyemeje muri uno mugore agiye kutugurira akaza asumva tugurira izo nzagwa umugore niyo umugore ntabwo azagihora ntabwo azagihora ariko rero uzakiri kare ako kandi abonye amafaranga yagakuye he yagavanye he twegende no kwirukanka mw'abantu ngo Yohana ukuntu muzi nibumbatira ry'amafaranga ubwo araboheje uzunguru aragura ico mundakera umugore nigenda umugore wanje agiye he uyu mugabo cyane muza agiye he ibintu tuzabica kwa mesanyuze mama we ngo mwarabu batwara umwanya fata nzoga situranywa ariko turanywa icyasi ntabwo bakoze ndabona ariho heza hano rwose ahantu rigega gisanzwe mazi nasigaye nanga muri rya jaride hariya nsigaye nanga nashitse amahanga so kagira ngo gere gwari nawe ntiradutwaye umwanya inda yameze habe yicupa cyangwa nabo irasekuye umugore ndamukunda urakabije azi ko ajya ngo murishwe jeje ariko zamucunge ninda hasi mfite umugore mwaje erega nahoze mbivuga nawe hariya rwose hariya warirashipe nosiko muze hano kamuje kugura mukamutumbitsa amabinga oya ziriza hamagara shaka sabana yewe muka barindira ko umuntu arinda guhaguruka akajya kuvuga ngo wowe upima barizana hano hana hace yewe upimwa wowe upima wowe upima ikayizana
Petera rero hano hakora abagabo akagira icusa. Uravuga ngo ufite umugore mwiza. Ko mbona hano bazanye ntuzari. Ziba. Jenza ari marayika. Ndese wa Bonye umukobwa hawe. Uzafata ingwa ujye umukinga. Kumukinga gute? Ntabwo uzi uko bakinga inka zashaka akagujya umukinga. Iyo batazagira uko Nagenda nibyo nundi byose ariko. Najya agenda amenye uko yagiye. Yuko ari nakagarutse. Nabundi wowe. Nimundeke ariko nimundeke. Nayo kugenda umwirukanka kuri iyo uvuze induru wapi pe. Ahubwo buriya kumwirukanka niko kumutanga. Amwereka abantu. Kakobwa bintabitijaye mwebwe ntabwo wari watubonye. Igihe twicariye aha ngaha koko. Aho rero gerigwa gaho da. Kutamusuhuza mwarara. Dore gerigwa. Kutamusuhuza mwarara. Umfasha bakwita we nyishakira kandi kupine nyizamerera. Urabona umuntu wakibatuye. Uno si uyarusha ubwiza umugore wanjye ko nta muntu wabaturiye umwana umeze kuriya ukajya usigiza hasi. Yewe ni wera pete mitsingi sha. Niko gashyushye. Mufite musteri konje. Yego. Gakoka. Wow. Koka ikonje. Ye ni wera gakoka. Kandi sina. nzanira agakoko utumye Agakoka fata kokawa. cyangwa imfana wa mugabo. Ikonje. Je oya njije mitobe no. Simbuka sha simbuka umuntu yakakaye. Nanga nk'ibya mwarabu. Simbuka umuntu yakakaye abandi. Shaka gutwi kwararengeye mwana wanje uti. Ahubwo nukuzajya kwiturira muri Switzerland. Hamwe umuntu yemererwa kurongura abagore be. Mbona umwana wese subonyura by'indimi. Yuda yari mwiza. Yitaho wagira ariko urabona nimba yakoraga mu barisi gusinda amasinda. Ucyumva ko umukobwa ibyo bintu bamwita uburaya. Ibyo bintu by'uburaya mu bikuru. Mbasekeje ikire wabe ku mugore wanjye turi mu goge. Babindaya se ho barisambanya da. Baramutseho barindaya. Bakwisambanya. Ukuntu utangiye kumera. Ubwo abazibagize bo baba ari iki? Kumera maritiro. Ese ura mugore wamuterese umukuye. Evugisha ukuri. Buriya kugira muvugishe. Kuvugana nawe gusa. Kuvuga ngo hello gusa. Ni magore rwagiye. Aha nushaka witondera nsuhuza bisiza byawe abantu babonye kandi bashaka. Inka yari yagiye. Inka ebyiri. Ezagiye. Kugira none haze tubana. Tuza amasamu kose ndani mfite. Ninzu nari ntunze. Ndi mu bukoro. Ese wagiye ukarimbura rwa rutoki ukarakaturarira iwa. Neza ubundi ubona gutegera rwari ashaje bya. Ubundi utekereza ko bari abantu bose batebuka sasa. Ubundi mu bukode ariko ndamufata. Ako sinzi umuntu wabigiye. Ariko reka nkwereke. Ninde so gutumye. Ndo gutumye iki kintu. Banumye koka. Nigewe. Uretse tamwe. Yebe ne akabitsinga kwanje. Uretse tamwe umwishywa. Gashyushye ikonje ni. Oya koka itagira icyapa. Ikonje ni yuno musaza. Koka itagira icyapa. Soba mugano utwabwirwa n'iki nimba ari. Iyi ntabwo ariko kagenda yibuza nini. Heze wabwirwa n'iki kariko. Musigaye mutuvugutira n'umwishywa mugashyira mu macupa mukatuza. Ugende ushaka yanditseho n'uyobora ubone kuzana. Okay. Cyo wambwiye agakonje. Ibyo byikuvuna. Abamo kuza. Arya ngo witwa. Murabatanje. Muzanire kamusteri nawe ndi. Oya muzanire kamusteri. Ngo muzanire zanakoka iyo umugabo ugiye kudusengera ubwo twaza gusengera zugura yasengeramo. Yasengeramo muzanire nataye nkwafe mu bakabo. Ubundi wowe yego yaje kutugura kamusteri ko kaba. Uzamenye igikomye wa mugabo. Uburenganzira bwanjye se. Koko tugudu. Urimo kwica isura koko komeza. Uziko no kwicarana namwe muranywa inzoga. Bindera gusinda ntabwo. Turagusenga. Kwero mwese mu nkumikira. Basha karamanuka mu muhogo kavuga ngo mbisaho n'iki. Reko utaducurira. Reka mbafungure. Utaducurira. Wiyipfundu muzanire inzoka. Hava. Kashira
nta kigenda wanyweye inzoga ugwara igicucu nta bugabo bwawe n'abagabo nitwicara tereka agafanta ego n'umukobwa we abantu bagahora kubabaza ngo bararya iki nta turi abana se agacupa kaba kahagije ko nawe uzakigira ubuzizingaro zanga uzi ukuntu zureze wawe utariye ubuse wewe bwacyo nta mazi uranywa cyangwa uranywa karabo nigiyewe nabazanye niho watuzanye ahubwo icyo mushaka babahe ahubwo icyakoroha ababwiye ngo iki ngiki ntabwo ari ikibyimba kiba ari ikibyimba baragishyize n'uruhindi bakagitwika muko kugira ngo tuze kukuvuna amaguru waza kuzana agakesi ugatereka hano hanyuma ukazana n'agatebo ukicaraho ahitegeye aho wese akureba ukaganira n'ubundi abakiriya wa mugani banyura hano nawe ufata icyuma yego sha zivange gutya uvangaga uzivange gutya ariko ntugaruremo ko kazo nushaka uzihore kazageze ngo buriya hano kugira ngo abanze abo beze mu mihogo mu kanya araba ntacyo turetse tunakubwira icyo kurya nta kibazo koze muko cyagendera umwazi umwanda nawe ubundi mwara cheers usa n'abaheburayo kazajya ntiwaja mu byo ugiye kubyara nimbambo niko cyakubuzamo bwacu amagemu abagabo bari hano ariko nta mitobe nshaka no haracyari kare rero uyu mukobwa ni mpamo mubonye bwa gatatu nawe ntabwo ajyanga ibintu byo gucabiranya n'ububandi ntangiye kubabesha umukobwa aberanye na cacutiro c'abatabazi b'umuri abagaye imandwa wo kwa Gatarayira yampaye nkawe cegera c'ubumana wa mwana wagiye urwo yakamenya guca amaraka umwe bavuze inkokera kujyana niyayo bikinyira nigeze anywa bayimenyera ikigoyi arisene barani bamwe basarara n'abataranyoye amagemu ashimye yuko avuze gutyo ariwe n'umugore burabona watanga amanota ngahe n'umugore wawe n'umugore wawe umva se ahubwo rero mwe murazinga ndaje sha ndaje kamanze ndawe ko yageze yari kwarura mu kudutaye cyangwa wa mugani wawe ni muri umuntu wa mubyara wa murumuna w'umugore wawe uragura amacesa abiri inde turangwa iminsi ibiri gerwa irengagize yuko mu rugo hari umugore mwiza n'ubundi uratabura umusanga ugize amahirwe turahuye reka amahinguro rero mw'abagabo kagira ejo bundi ngirenya nikoze kwa bucengende sangwa muvura maduzi ko ari ugira gurutoki rw'ingagu rusigara nyirahepfo mu kaganda ya rutoki rwe ndaruzi buna muheto nagezeyo bwari bwije cyane uzi ko gifite inka nziza z'impenda zibakamiraga bamukomotsa urukiti abo yibarutse niza gikamira abajya kugama y'imvura iguye n'abarazaga ijoro rishotse aracyazifite ubwo ngezeyo nsanga urwo rutoki rw'ingaga yaba ibindi bye byarutuma indiba n'imivure z'indoha ziri kubogaboga indembere rufuha rwahiye tuba turicaye mba makogose mu hinzu ya mbere ndabasharwa mbona ijuru rihindutse isu mbona isi iracurama mbona shitani yazamutse gutembera hano hanze mba makogose ikindi gikopo bantuza baruva kwayo n'abasengwese imbibi n'abasimbiri bapfiriye n'abasenzogera sinzogera oya sinzogera yane tugiye kuvayo bamukubita igikome canzo urubeteze kaho da amvuna mato babaga mu kibindi bihorere niba abana bo kwanuza barimo bari aba bana ntibaramuta umva se garuka ku nkuru ntabwo urayirangiza baratuma burukwa garuka ntabwo uragaruka komeza inkuru twiganira komeza inkuru twiganira niyo babana baratuma umugore wenda adatambuka neza ni ukunda umugore byonyine ni ukunda umugore ariko ye nayo ubundi rero jya rigwari mu by'ukuri buriya burya ngo umwana aravuka ntabwo mbasuzuguye rero oya uretse se tubanze tuganire nk'abagabo ariko ikiganiro cyari gitangiye kuryoha uri umugabo uri imfura kandi uri umwami nzahora ngukeza impamo y'Imana uri imfura nsa kandi nuko nta kwigira uti ni imfura kuva na kera je nasiko twabanye neza ku nkiko z'igihugu twasangiye umwami dusangira igitarama amata n'imihigo ntabwo twigeraga igihe twabaga tugeze mu mahina ntabwo twimananaga nako ntitwatererananaga ubwo twarimananaga tukaje umujogo
no mwibuguza ryanje nawe ntawe ateraga undi sedo cyangwa mutebe mpaka si ibyo se ahubwo twajaga umujogo umwe ahubwo ku buzima bwacu reka nkubwire ku buzima bwacu rwose yego yamwe simbasuzumire abantu oya uru ni urukundo cyangwa ni ikibazo kindi yegerwa aramukura he ariko buriya wowe utabeshya urareba ukavuga ngo umugore usakuriye ushaka yigeze hano ninjye turimo kureba niko urareba ukabona umugore usakuriye ngo ubundi ngo gerigwari ese tujye tuvugisha ukuri yoha yagiye urweya akamenya ngo guca amaraka ruriya ni urukundo ni iki umuntu utagirwa inama ngo yirukanka inyuma y'amabuno y'umugore ahagiye buriya nimba umugore yigire mu bintu by'abagore nawe aragenda akaba ari aho ngaho ashobora kuba afite aho yamukuye hatari heza cyane urumva akaba avuga ati none yasubira ntiyahura n'abandi bantu nanjye bakamuntwara ukuvuga ngo niyo byutse urongera ugahita ushyiraho akantu k'akameka uzi ko bigize ijoro gari n'undi ni ku manywa none si iyo uryamye ugira ngo n'ubu byutse reka kuzajya ngo zijye zipfa kuvaho keretse noze mu maso ntibishoboka ese iki gisaza kikugira mu cyumba ni kwa mugabo bita byaba samuze ahantu wahageze ute se zamu wowe ugira gahote zamu ninde wanjye turaba je ngo ndi zamu urugo rwanje warugeze mute sheri shu uyu muntu ninde ndakubaza uyu muntu ninde we tomba wori kunkanga tumbafu nawe inde ninje ubwiye guco ndakubaza uyu muntu ninde babarira udatangira kuzamuyo niko wanjye gera amatwi umbaze utuje ureke kuza wawe okay ngambwe ninde uyu muntu iri soko kuru wawe se siba wanjye turabura cyane umushaza nisiko kakakwe nk'umukenganya wanjye n'inturubene uyu muntu ninde ni musaza wawe niki cyangwa icyaricyo ntago bikureba muzereka mubwire wereka ase waretse muzenga mwisubiriza reka uyu ni madamu wanjye tubaranye igihe urumva ni sheri wanjye urumva ndaza nkaryama ngataha urumva ngoka kurya wiyahure reka ibintu by'ibisaza nk'ubwo byaje nimba nashokaga dada wawe babarira uceceke pe sheri bintu ndi kumva ni ibiki hano genda nyine hano genda unsigira umuntu bintu ndi kumva ni ibiki we reka mbwire nawe rero utatangira oya se ndakwica urongera kunkoza ino nkunu uramba muri cyo ukunda kandi nakwibyagiza urongera kunkoza iyo nkunu uramba gomaka bezo nigende babarira wajya ariko nanubona wagenda turavugana kuri telefone vano genda turavugana n'umugabo agasiga inzoga nibwo bwa mbere mbonye agera ko yasiga inzoga ariko yaracanganye cyane mu mwiherero umuntu ashaje atangira kubara asubira inyuma umuntu wicara mu gitaramo cy'abagabo nk'iki icupa ritangiye kuzana icyanga akaba arashigutse ngo agiye kwirukanka inyuma y'umugore cyangwa sha yariye bya bindi urumva ngo buriya ngo umugabo iyo bamukubise amabya y'icyugu sha mwe bana ngo baba bamuhamije ariko rero dukomora usyo rero ndayicara bikabera ariko dukomora usyo tukome n'ingasire cha yate kwese narije imana yego nta uvugira mu vundi kumuvumba ariko ushaka nabikora jewe rwose reka mubwire kwa we ibintu biragayitse ibiki se kandi bigayitse ngo batujyana ahantu tugiye gutarama tuva ngo dufate igitaramo cy'umurambararo tugikwedureke w'umukoba warangiza ukatangira kunywa iyo mitobe yo gusana nubwo ari wowe dusengereye ariko ceka niba ushaka kutureba mu bwonko ubwo muvuye kuri geri bwari mugiye kuri oya nyine igaragara no sari umukinnyi utabura umusimbura ubura umusimbura oya twanabanza tukamushimira tukanamushimira ko iki gitekerezo aba yagize by'ukuri buriya iyo abagabo baganira umuntu yifuje ko muganira hari impamvu aba ashaka ko muganira
kandi buriya bavuga yuko aka kantu ni kamucyura buhoro kandi burya karyoshya imisango. Hanyuma singiye kabaye. Ikibazo rero gihari, Yohana twagushimiye wadusohokanye n'ibyo ngo tugurire icupa, ariko rwose uyu mutabe rwose Nese inahise yifatira kwa iki? Nta kidutwaye ariko mu bagabo nimbara akagoroba ubu fanta yakungura igitekerezo. None se ashaka kuvuga ko kugiye ngufata nta bitekerezo ngiye. Oya ntabwo twenda kukugaya, nta nubwo dushaka kugushuka, ariko nk'abagabo bagenzi bawe kujya gusangira ukamaga. wenda wakanyweye kuko ukabanza mu nda ni byiza nta kibazo, ariko none akandi karundi kagiye kuza twubahe pe, twubahe itaburi irasa nabi. Ariko ubuzi yuko twubahe itaburi irasa nabi. Ariko waruzi yuko kunywa fanta nta mwaka ubitera. Waruzi yuko ushaka kumenya icyo wamvuzeho kera ntabwo icupa rya kabiri ugasimbuka. Nicyo dukundira icupa, tuganira n'ubundi dusangira twisanzwe. Nyine bya bindi ni uburyo bwo gusabana. Ni kwa gusabana ukavugisha ukuri ibikuri. Kandi ikindi cya kabiri, uwo nguwo ujya kuzimura, uwo nguwo inzoga ziba zamunyweye ahubwo atazinyweye. None se umuntu, none se twiyongerere twinywere dore umusanzwe ntabwo se cya gikorwa ko twakibwiye ngo kiza kigumye cyicaye aha ngaha. rero reka mbabwire ukuri. Yewe muko bora guhita abanza tubwire guhita mufata ntabwo ari bibi. Fanta ndabizi ko nyine umwebwe mu inzoga. Nahisemo kunywa fanta rero atari uko n'inzoga abazinywa zitabaryohera. Erego ubutahuza dutereka igikoma none. Kakanya tuvugana. Jewe fanta nayihisemo kubera impamvu imwe gusa. Niko se sha ko wagiye mpezi bimeze bisha. Ntabwo nabasuzuka. Umwana no wicaye iruhande rw'eka. N'umwana afite mu si kwajya ngo nta kagufa karimo. Niko sha iyi ni imisoso gusa. Niko se we sha utuye mu Kiziba, utuye mu Gatare, utuye hagana. Ariko sha uyu nguyu ntabwo yaba mu mbura amazi. Byanze bikunze uyu nuwo mu Kiziba pe. Ariko reka mbakaza. Niko ye muko. Wabahaye inzoga banywa ukanabuza gukora. Yani cyo nandi. Kuki bagomba gukora? Aramuriye se. Aramuriye se. Hano rero nawe ugiye kudusengerera inzoga ziriho n'imitungo. Ngo bakoze ku muntu ngo ibyo nabyo bibaye ikibazo. Ntabwo ari Yohana bivuze niko kakora ibi. Niba ahubwo rata. Niko kakora ibi. Urabona imisigati itageze Kongo. Tuzanira indi round. Tuzanira indi round twinywere. Umva rata shiti yanjye igira hino. Bese wajya ngo kurure wese. Igira hino rata. Genda umwegere icume wigira hanga. Muravuga nahagaze se wanyibwira. Yicara yawe namwageze ishyushye. Yibwira amafaranga tuye kudukosa ni kwishyure. Uko amasaha mutayageze ntabwo twara mu kabari. Muki? Oya yo hago swadukora ibyo ngibyo. Mwese murona avuga risanga. Gukora ibyo ngibyo. Akanga. Uzikindi yapaye mwawe. Nyine urona risanga yatigeze kwisanga. Ubu ngubu bese nawe utunye umugore. Singaye nagira igwara uhise yirukanka kuri. Oya sugutinye umugore. Ubu twicaje hanga kugira ngo duterekaka. Dufite amasaha yo gushaka ibitunga umubiri. Dufite n'amasaha yo gusohoka ukaruhura mu mutwe. Cyangwa nuko tuvuze ngo uri muranywa ko. Igihe tugezemo urumva hari amasaha twe tugeneye nk'abaturage. Hari n'amasaha abashinzwe umutekano. Iki gihe tugezemo rero ayacu yarangiye reka tureke abashinzwe umutekano bakora akazi kabo. Byatanyibwira amafaranga maze kugeramo hanyuma nkwishyure. Nabibonye kare mukicarana n'umuntu mu kabara gatumizaho fanta ibintu biba byarangiye ngo bakoze ku mukobwa wagira ngo n'umukobwa ukoramo hano. Koko se ugiye kujya baba wipinda wenda nimba ushaka kugenda genda rata nsubize 500. Ariko bari bambwe bananye mfatemo agacupa kuko ntacyo. Ahubwo kandi sinari ngishije. Oya ntabwo nari ngishije. Yo dutumira kandi karawundi. Rega buri uri imfura. Nta mfura ikora ibyo. Murakoze cyane. Noneho amasaha yo gutaha yageze. Uragiye se koko? Burije. Kandi afatanye ndayijyana utajyaho ndaza kwisi. Yo Bose none se icupa.
Naho bagabo nzari babikuze. Yoha. Ura mu 500 kujya gukora ijyana. Yoha. Nta kibazo. Oya. Se turamenye ibiki bana. Akawamuka. Ubundi je nanakubwira tujya kuza. Uyu muntu ko muheruka nywa fanta. Ko muheruka yinywera imitobe. Abo turajya mu kabari ko atinyuka yishyure cupa. Uzi n'ukuntu inzoga zisigaye zihe. Baca umugani mu Cyongereza ngo nonzonye zibiya. Yampaye. Ahubwo reka nze neza nzonyoko. Buretse tonde reka hano afite amabenga reka nze nawe. Umva shamuko. Niko uzutsagarira unsakuriza uri mu rukino. Wajya ubanza ukabaza utuje umuntu akagusobanura. None uraninde. Iyo susa ukicara ukabaza mu mahoro ntagomba nakubwira. Nyirasubiza ninde uriya? Urongera kunkubita ndakomena. Nari nagushwanyo. Wanzembewe none naragufashe ndagusirimuye ngutumushize mu buriri bwiza ibikote byakurendeye kubikuramo uri kuzunya samanywe nyinyi uriya ninde? Uriya surabona asa nkawe. Uriya n'umuhungu mwiza uzi kwiyitaho, uzi kugura agaparufa kitera, uzi kwisiga amavuta meza, uzi kuba ahantu heza hasirimutse. Nkaswe wowe reba ukuntu usa, reba n'ibikweto uri mu buriri. Ndaguze amashuka y'umweru buri munsi barafura. Nta kindi kintu cyayandusha usibye ukuntu utahuse. Ubunuka, ntuzi koga, ntuzi kugura parufe, ntuzi ikintu uzi ngo bervaye ngurankunda. Ubwo bishatse kuvuga iki? Uzige kwitaho. Wige kuba nk'abandi nyine uke use nkuko nyine reba amafaranga ufite amafaranga yose naje nguramo ibintu ngura amagarderobe naguze imyenda naguze ibitanda byiza naguze amashuka meza ariko kubibamo byaranze pe nene shibihuriye he nura muntu mbonye nasura mugabona gamusa urarebye ubona uramurasa muri kuri refi mwese ahubwo ese burura muhunga ndusha bomb kara yakurusha isuku se ntakurusha ibindi none umwana agize azi kwiyitaho Yesu we nuko muhagize ngabasha nyine nuzanyange dufatikanye nje nuri shito ako ntazongeye kunyita umukozi atakwita umukozi gusa wowe usa gute uriye ukuntu usa nk'umuntu bakwita boss se bakwita se ufite uguye mugana ubona gerezo ryanje nawe aririye umva mbabara wige kwiyitaho basi usubire gusoremo gakeya ugabanye ibintu byo kuba umusaza cyane rero yibanda ushyire hasi uyire kubera aka kanya mbaye agashore ndagashore shingo urararamwe iki kizenga urare hirya yacu sinzeye uko utigeze uhaje abagiza gute yakoresheje izeti kinini hano nanyuze bari gucuranga indirimbo ndakujyaka inyuma tugakore ibyo bisobanura se rero ho nyine ngaho dutandukane si none ko waje nkagurisha imirima zanjye zose sawa sohoka rero naba ari wowe ugenda nimba ushaka ko dutandukana nk'umwanya wanjye ugenda ninsohoka hari inzira nde abashoboye ntacyo ngaho ndampa poromosiyo ndare ndi kureba mu bujutu